Guys, ibya Kim Kardashian birimo gukomeza kuzamuka umunsi ku munsi binyuma yuko uwo bitaniki Canon ndagira ngo muramuzi uyu nguyu ni sniper cyane kubera yuko yagiye ateretana n'abakobwa benshi kandi uyu mukobwa bateretanye abagomba kumukuramo umwana uko byagenda kose. Uyu nguyu rero akomeje kuvuga yuko mbere yuko uyu Kim Kardashian menyana na Kanye West byakozwe n'uyu nguyu rero bitaniki Canon ubwo yahuye na Kanye West amwintroduce Kim Kardashian wari umukunzi we hanyuma ariko byarangiye Kanye West amurushije umuvuno ahita mupapa no mukobwa Kim Kardashian nawe aribwo yaje gufata ibyerekezo abyerekeza kuri Maria Carey batangira guteretana. Gusa mu magambo Nick Canon akemeza yuko igihe cyose bateretanye n'uyu bita Kim Kardashian ntago yegeze yishimira uko Imana yamuremye, ati buri yabaga ari kuri pressure yo kudashimishwa n'uburyo umubiri ukoze ndetse nanone akanga uburyo izuru rye ryari rifite form akavuga ati rwose iri ntago ari ryo zuru nshaka ndetse n'umubiri wanjye wake kuba ufite shape nziza cyane, ati rwose ameze nka Beyonce, ati icyo gihe rwose yakremingaga ko kuba yasa nka Beyonce ari byatuma yumva ko atekanye. Ariko kuri uyu nguyu bita Nick Canon akavuga ati buri gihe namwibutsaga yuko uko ari ni kwiza, ati n'umukobwa w'igikundiro, ati kandi ko uburanga bwe bundangaza buri munsi, ariko yanze kubyumva rwose yanga kwishimira uko Imana yamuremye. Aravuga ati ndakora ibishoboka byose ariko ndebe buryo nahinduka mbuho nshaka kubaho. Nibwaje gukora plastic surgery ahindura izuru ahindura n'imimerere yiwe, akaba ari Kim Kardashian abona uyu munsi ari nabwo yemeza yuko uyu Kim Kardashian ukora plastic surgery ati ntabwo rwose wamugereranya na Kim Kardashian wa kera akiri naturel, aturi naturel yari mwiza cyane kurushaho, ati rwose nta nubwo bakwirwa bagira icyo bavugana. Bihabanye n'umuraperi bita The Game uvuga ko yageze gusamura kuri Kim Kardashian akanemeza ko nta mukobwa uriho uryoshye na Kim Kardashian waba arabayeho. Nibwo yabibazaga uburyo uwo bita Kanye West abayeho azi neza yuko adafite Kim Kardashian n'uburyo aryoshye, akibaza uburyo ashobora gusurvivinga azi ko atazongera kumugira. Guys, ngaho namwe muze tuganire, ese koko ibijyanye na plastic surgery mubibona mute? Abijyanye n'ama BBL abiyongeresha amabere abiyongeresha ikibuno, ndagira ngo namwe muze mutubwire ese mubibona mute? Mubona hari icyo bihindura umuntu akaba mwiza cyangwa se biramwangiza? Kuri Nick Canon niwe yemeza neza yuko plastic surgery hindura ubwiza bw'umuntu bikarangira abaye mubi kuruta uko yatekerezaga yuko yari mubi atarabasha gukora plastic surgery. So namwe muze mutubwire, namwe munarebe ino foto ya Kim Kardashian ndetse na Khloe mumbwire se murabona koko izi bams koko ariyo mabuna aberanye kuruta mabuna ari naturel. Yamaze guca impaka mu mujyi wa Kigali nyuma yuko ryakuzaniye amatelefone agiye atandukanye nko mu bwoko bwa Huawei, iPhone, Samsung, Google Pixel ndetse n'ubundi bwoko wakwifuza. Bunibikira byabihuwa ngo uzagaruke ejo kubera ko telefone zirimo iPhone 17A ndetse na Google Pixel 9XR ni telefone twamaze kubazanira kandi tuzana stock ihagije. Byo binajyanira n'abari bamaze iminsi batubaza iPhone 16 ubwoko bwose, nazo ni telefone muraza gusanga ahangaha. Ni Faberphone uraza kwasanga telefone zose by'umwihariko izigifunitse mu mabox. Gira impungenge kuri telefone yose waba usanga ukoresha, upfa kuba ukeneye gukora top up, duhamagare kuri nimero yacu iri muri screen ya telefone yawe. Tukubwira amafaranga make wongeraho nawe ubashe gutunga telefone nziza zigezweho z'abantu b'abasirimu. Bakeneye kugura kuri make ntago twabibagiwe, Faberphone ni iduka ryawe nanjye.